mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Samu ari kumwe na mama Lucas ndetse na Layla. Aba bari barimo baganira bapanga umupango w'uburyo baza gusha Jinta mu mutego, akaba byibura niyo yaryamana na Samu nangwa se bakaba bashudika, bikaba byaba intandaro yo gutandukana kwa Jinta ndetse na Lucas. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyihere kuri abangaba. Mama Lucas ndetse na Layla na Samu bakomeza kuganira, ari nako bahereza Samu details zose n'uburyo azabikoramo, ndetse banamubwira ko Jinta akunda umugabo we cyane bitazamworohera. Samu ahera kakababwira ati nzagerageza, nimbona bidakunze nzahera ko nigendere. Layla toya, tuzakomeza tugerageze kugeza bikunze. Samu ati okay, gusa ibi bintu ngiye gukora Imana izandinde kubyicuza, ariko se reka mbabaze, kandi mumbwize ukuri nimumbeshye. Mu by'ukuri nkurikije nuko nabonye Jinta ku munsi wanjye wa mbere, nabonye bigaragara ko ashobora kuba ari umwana mwiza. Nabonye ari imfura y'u Rwanda, maybe nta n'umutima mubagira. Kuki mwumva mwamutandukanya n'umugabo we Lucas? Niki kitagenda neza hagati yanyu mwebwe nawe? Ese ubundi niki yaba yarabakoreye gituma mwumva mwamutandukanya n'umuhungu wanyu? Layla araseka cyane, agahera kakabwira Samu, akambwira ati Samu, nibyo Jinta pe agira umutima mwiza, nta n'iribi rye, ni umwana mwiza, aranadukunda ndetse natwe twatangiye tumukunda, ariko ntabwo ariko bikimeze. Samu ati se kubera iki? Ibyo nibyo nkeneye kumenya, niki cyabaye? Hari ikosa yaba yarakoze nyuma se ryatumye mumuzinukwa? Abandi atoya ntaryo pe, ahubwo hari ibyo twananiwe kwihanganira. Samu ati se n'ibiki? Mama Lucas ahera kakabwira Samu, kavuga ati reka nkubwire rero umwana wanjye, Lucas afite buri kimwe, afite company, yego afite n'umugore mwiza pe. Samu ati nibyo pe, Jinta n'umugore mwiza, bigaragarira amaso ya buri wese. Ntanjye mfite umugore mwiza nkuriya ntago natandukana nawe, ahubwo mwe kuki mushaka kwambura umuhungu wanyu umugore mwiza nkuriya? Mama Lucas ati nibyo ni mwiza, ariko ubwiza bwese bumaze iki? Wabonyehe mu kazana utabyara, umugore utabyara hose ni umugore. Kareka na mugu nta kintu kirimo, nta mugore umurimo. Samu ati ngo iki? Muri kumuhora katabyara? None si Imana si yitanga urubyaro? Rugaba ni bugaba urubyaro, nta muntu ubyuka ngo yihereze urubyaro. Mubona abantu bose babyara mukagera se ngo nibya buri wese? Uriya ni umugisha, umwana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, ntuzagire ngo buri wese niko abona uwo mugisha. Kuba warabyaye mama n'umugisha wagize, rero kuba umukazana wawe atari kubyara, none se ugize ngo warishimye? Nawe ntago anezerewe.
so rero sinzi impamvu muri kwitwara gutyo. Ati ku bwanjye ndumva ibi bintu mudakwiye kubikora. Abandi ati rero niba udashoboye kubikora bivemo dushaka undi ubikora. Samatoya amafaranga yo ndayakeneye ariko bitari amafaranga mara yanjye ibi bintu rwose ntago nabikora. Ariko disaha nakunda ariko Samba ahita ahera kakanahaguruka akigendera. Ndahiro asigarana na mama we amubaza ati se mama, Samba ibi bintu azabishobora? Ubu ibi bintu azabikora? Mama we ati yego ndamwizeye, ndabizi azabikora kandi azabikora neza. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Jinta ari kumwe na Lucas. Aba barimo baganira ariko ubona Jinta atishimye. Jinta basigaye ahora yigunze atamwenyura, yewe ahorana agahinda, afite ishavu n'intimba mu mutima we, afite agahinda katabonwa na buri wese uretse ubwe ndetse n'umugabo we uba usanzwe umuzi. Lucas yitegereza umugore we Jinta akamureba umwanya munini. Undi yarangiza agahera kakamubaza ati bibi ko mbona unyitegereza cyane, hari ikitari kugenda neza? Undi ati yego ndabona ntazi ukuntu umeze. What's going on? Jinta ariyumvira, amarira agatangira gushoka. Lucas aramwegera kabwa ati ariko se umugore mwiza ufite ikihe kibazo? Jinta ahera akabwira Lucas akamubwira ati be mfite ubwoba, mba numva mfite igihunga. Byonyine niyo ntekereje ku muryango wawe nkibuka yuko umuryango wawe utankunda kubera ko nananiwe kubyara, mba numva nanze isi n'abantu, nkumva nanze n'ubuzima icyarimwe. Lucas ati ngwiki be urongeye kandi urongeye ugaruye icyo kibazo? Ntabwo twasezeranye ko tutazongera kubivugaho. Kubera iki? Basi mbabarira. Iyo umeze gutyo nanjye mba numva ntatuje, kandi iyo utishimye nanjye ubwanjye mba numva hari ikintu kinini ndi kubura muri njyewe kandi gikomeye cyane. So please gira kwihangana no kwihagararaho. Wizere ko byose bizashoboka. Hani izera ko mfite, urapfite kandi nanjye ndagufite. Rero sinzi impamvu ufite ubwoba bw'abandi bantu. Niba ngewe umugabo wawe ngukunda, kuki uri gutekereza ku bandi? Jinta ahera akagaceceka ariko agahinda bari kose nta kindi kintu akora. Ahera akabwira umugabo we ati bitewe n'ukuntu numva meze, bitewe n'ukuntu numva ntuje, ariko nanone nkumva ntuje ntatuje, nkeneye umushoferi uzajya untwara, rimwe ntazisanga narenze n'umuhanda. Lucas ati nta kibazo, niba ari umushoferi ndamugushakira, ariko basi
mbona umugore wanjye ameze neza. Jintato nabonye uwo nzagahereza. Namubonye, wigira ikibazo. Naramubwiye ko ejo azatangira akazi. Gusa reka nkubwire bebe, amagambo y'umuntu akwereka kagukunda, ariko ibikorwa bye bikakwereka ingano y'urwo gukunda. Urankunda si mu magambo gusa, ahubwo no mu bikorwa ndabibona. Mpora nsenga nsaba Uwiteka ngizame kuguhorana, sinzigire ngutakaza. Ariko nanone ubwoba bukaganza umutima wanjye, bumbwira ko icyo ntinya umunsi umwe kizangeraho. Mba mbona nta gusazanya kuri hagati yanjye nawe. Erega ibitwugarije ni byinshi. Mba numva mfite ubwoba bwinshi cyane. Lucas yitegereza umugore we akamubwira ati mugore mwiza, burya ntihakomera icyo abana b'abantu bavuze, ahubwo hakomera icyo Imana yavuze. Sinitaye ku byo bavuga n'ibyo bazavuga, ariko izere icyo Imana yakubwiye. Ibyo yagusezeranyije bimwe yarabiguhaye. Mu minsi yashize wanyibwiriye ko iyera gusezeranyije urugo rwiza, gusezeranya umugabo ugukunda, kandi gusezeranya kuzabona umunezero mu rugo rwawe. Rero Imana ntiyibagiwe isezerano yaguhaye. Shira ubwoba, ushira inimba, ukura amaso ku bantu, uyahanga Uwiteka. Ndabizi igihe nikigera uzaririmba amashimwe nk'ahana. Ariko se baby, ntakugira kwizera. Ese si wowe wajyaga umbwira, uribuka yuko kugira ngo menye gusenga, nizere menye yuko n'Imana ibaho ikora, byaturutse kuri wowe. Niwe wanyigishije kwizera ko ibintu byose biva mu gushaka kw'Imana. Kwa kwizera wari ufite kwagiye he? Baby, niwe wanyingingaga buri munsi, unyigisha ikibi n'icyiza. None si ni wowe umeze gutya? Irebe, look at you. Kwizera kwawe kuri hehe? Ese ko mbona usa naho umeze nk'udafite umurengezi? Icyizere cyawe cyose cyaragiye. Mbabarira wongere ugarurire Imana icyizere. Ku Mana biracyashoboka. Ese kuki wumva ko yananiwe gukora? Kuki urambiwe? Ibaze ko nanjye ntararambirwa, ariko wowe wararambiwe biragaragara. Reka nkubwire hane, hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Ku Mana biracyashoboka. Nta kintu kinanira Imana, byaba ibikomeye nangwa se byoroheje. Ku Mana birashoboka. Jintaye akabwira umugabo we, akamubwira ati be, inkovu iyo ugerageje kuyishima ntabwo ikira, ahubwo irongera igashwanyuka ikabyara ikindi gisebe. Nagize igikomere cyo kutabyara mu myaka yo hambere, ariko kubera urukundo rwawe
ibyari igikomere byaje gusibangana bihinduka inkovu, ariko umuryango wawe isaha ku yindi, umunota ku wundi, isegonda ku rindi bagerageza gushima ya nkovu yanjye. None ubu yarongeye ibyara ikindi gikomere, yabyaye ikindi gisebe kandi kinini cyane, byatumye numva iyi Imana yarantaye. Bebe, mba numva Imana itakibaho, mba numva Imana yarambeshye, mba numva Imana itankunda. Ese ubundi Imana ikunda abantu bameze bate? Ese ubundi Imana ivubira abantu gute umugisha n'ibyiza? Kuki ari njye uhorana agahinda? Kuki ari njye uhorana amaganya? Kuki ari njye uhorana intimba buri munsi? Umutima wanjye nta na rimwe urumva urimo ibinezaneza. Mba numva nararakariye Imana. Iyi Mana narayikoreye. Kuva nkiri muto. Ariko se yanyituye iki? Kunyimya urubyaro. Nose uyu niwo munezero n'ibyishimo yansezeranyije. Ese n'igivuga ibyishimo tujye twumva umubabaro? Basi se n'igivuga ibyiza tujye twumva ibibi? Kubera ko iyo ikubwiye ibyiza, aho kubona ibyiza ubona ibibi. None ko nzi ko ari Imana itivuguruza, yarivuguruje se? Bimaze kunshanga, bimaze kunshobera. Nsigaye nanjye nibaza uwo ndi we, bikanshobera. Mu gahinda kenshi Jinta ahera kagasiga umugabo we aho ngaho Lucas, agahera kakigendera. Nta n'ikindi akora, ahera kagataha akajya mu rugo akaryama. Mu gitondo kare kare arabyuka akitegura no gufata breakfast bikamunanira kubera akababara bafite. Aragenda akurira umusozi akajya gusenga, agerayo agatangira gusenga arira, abaza Imana avuga ati Imana, nshaka umbwire, unsobanurire, unkure mu gihirahiro, mbwira, ese niwe wavuganye nanjye nangwa ntago ari wowe twavuganye? Mana, nshaka kumenya, hari undi muntu waba witwa Jinta ukaba waritiranyije amazina? Ese ubundi ibibazo byose bitugeraho uri he? Mana, wajyaga umbwira ko nkunda, ukambwira ko ndi uw'agaciro. Ese nuko ukunda? Uru ni rwo rukundo dukunda? Uru ni rwo rukundo nkunda? Ndaryama sinsinzira, ndarya ntibimanuka, nta peti n'iyi na nkeya nkigira. Mana, kubera iki? Iherezo ni irihe? Ese nawe usigaye uri nyabinyoma tubimenye? Nsobanurira, nkeneye kumbwira. Jinta asengana umubabaro mwinshi cyane, ariko nako abaza Imana icyo yaba yaracumuye,
agahera kakomeza kubaza Imana akavuga ati se Mana ndashaka unsobanurire haba hari icyaha naba naracumuye nkiri muto cyane kitababarirwa konzi ko gutuka mwuka wera aricyo cyaha kitababarirwa naba naragikoze. Ese ubundi bwo umuntu avuze ati mbabarira nangwa bikoranye ubutamenya ntago wamubabarira? Nzi kuri Imana y'inyembabazi kandi Imana igira ubuntu. Nkumbuye ya Mana nasengaga nkiri muto ikanyumva. Ese iyo Mana nasengaga ikansubiza igakora aho yabitakiriho nkaba nibwira yuko Imana nasengaga ari igikora n'uyu munsi? Arimo asenga ijwi ry'Imana riramusanga ikamubwira ati Jinta mwana wanjye, gabanya gushidikanya, ndi Imana yihagije, ndi Imana ishobora byose, ndi Imana inyuranye ibihe. Ariko rimwe na rimwe byose njya mbyemera. Ndi Imana itajya yivuguruza, ndi Imana itabeshya, simvuga ubujajwa, ni njye wavuganye nawe no kubikora nzabikora. Ibyo nagusezeranyije byose ntabwo uzigera ujya mu mva yawe utabibonye. Ndabibona urugamba ni rworoshye kuri wowe, ariko ni njye wavuganye nawe, ntacyo uzaba. Umvira umugabo wawe, wishaka guhunga, nzaguhesha agaciro, nzagukundisha abantu, kandi abagutaye n'ibyagutaye byose bizakugarukira. Mwana wanjye nzaguha guheka, uzabyara hungu na kobwa. Mwana wanjye uzaseka, uzibagirwa uyu mubabaro wose. Uri uw'agaciro kandi uzakomeza kuba uw'agaciro. Rero wikiyambura agaciro ngo witeshe agaciro. Ndagukunda, nta n'uzigera gukunda nk'uko ngukunda. Jinta cyumva ayo magambo, umubabaro uba mwinshi, akarira cyane, akavuga ati oya Mana rekera aho kumbeshya, Mana rekera aho ngaho, ibi narabihaze narabirambiwe. Nta gihe utambwira yuko nzishima kandi nzatseka, nta n'umunsi utambwira yuko nzaheka, nta n'umunsi utambwira ko uzampesha agaciro. None Mana biri hehe? Ese uzakamesha ryari? Uzakamesha ntakiri mu rugo rwanjye? Ese nzabyara nzaheka ryari? Mana nanjye ndarambiwe, ibi narabirambiwe narabihaze. Nkeneye Imana, Imana ivuga igakora, ivuga igasohoza. Jinta nta kindi kintu akora, ahera akagahaguruka agataha, ariko ukabona afite agahinda kenshi. Arataha n'ubundi akagera mu rugo ntavuge. Lucas we biba byamushobeye, areba umugore we, agahinda ari kose kuri we, agashaka icyo yakora kugira ngo byibura abone ko umugore we yanezerwa, ariko akakibura. Agerageza kumusaba ngo basohokane, byibura banatembere, barebe ko yamwenyura, ariko Jinta akabyanga, ikabwato ya be nta handi hantu nshaka kujya,
nkeneye kuryama nkaruhuka, nkeneye kwitekerezaho. Ese ubundi ndinde? Ubundi ndiki? Intego y'Imana kuri njye ni iyihe? Lucas areba umugore we akabona agahinda afite kamaze gufata indi ntera. Biramucanga, bikamushobera. Nta kindi kintu Lucas akora, aherako agasohoka akinjira mu modoka ye akajya iwabo mu rugo. Agerayo agasanga mama we aricaye ari kumwe na mushiki we Layla. Mu gahinda kenshi n'ikiniga apfukama imbere ya mama we akamubwira ati mama, ndakwinginze, ndagusabye mubyeyi, niba unkunda kandi umfata nk'umwana wawe ukaba unyumva, mbabarira wumve iki kintu ngiye kukubwira. Hari ikintu nshaka kugusaba mama, mbabarira umpere umugore agahenge. Reka ngire icyo mbisabira wowe n'abana bawe nangwa se n'abavandimwe banjye. Mama, mwambabariye koko mukandekera umugore. Jinta ntakirya ntakiryama, Jinta nta kintu n'iki na kimwe agishoboye gukora, no kurya byaramunaniye kubera igitutu cyanyu. Ese mama, uragira ngo nzasare? Mama, uragira ngo nziruke? Jinta ni ubuzima bwanjye, ameze nk'umwuka mpumeka, n'umwe mu rugingo rwanjye, ni nawe kintu gikomeye mfite mu buzima bwanjye. Adahari sinabaho, nta nubwo nakibona tutari kumwe. Ese avuye mu buzima bwanjye nabaho gute? Ese mama, byibura wigeze ukunda? Wakunzeho? Mama Lucas ati yego narakunze. None se nabanye na so wanyu, na so ntamukunda? Papa wanyu twaranakundanye da, twanakundanye igihe kinini. Undi ati none se mama, ko wakunze ukabuze uko bimera, wambabariye wo kagira Imana we, wo kabyara wabyaje inka, wo gahoza amata ku ruhimbi we, ndakwinginze ndagusabye mama, mpera umugore amahoro. Mama, ndekera umugore, mureke kumuhoza ku nkeke. Erega nawe ntabwo ari wowe wabihisemo. Ese ni wowe wahisemo kuba atabyara? Mama, ubwashize narakubajije, ndetse wasanga ari njye ufite ikibazo? Umugore wanjye nta kibazo afite. Njye nanze kujya kwa muganga kuko nzi neza ko igihe nikigera Imana ikabishaka tuzabyara. Ariko basi nimundekera umugore, basi ndabinginze nimumuha agahenge. Ese mama, ari wowe bari gukorera nk'ibi mwirwa mukorera Jinta, wakishima? Ese Jinta ari umukobwa wawe? Nyirabukwe ari kumukorera nk'ibyo umukorera, wanezerwa? Jinta ari umukobwa wawe wibyariye, akagira ikibazo nk'icyo afite uyu munsi, nangwa ibaze wenda ari nka Layla ushatse bikamubaho. Layla turamenye, ntunyaturireho ibyo bibi. Ipfu, mu izina rya Yesu birakampusha. Iyo myaka yo kutabyara ngewe Imana izayindi ndizamushe. Yewe Mana we, tanga urundi rugero. Lucas ati nabyumvise. Urumva ubwoba ufite? Ngaho rero ibaza ari wowe Jinta, wibaza ari wowe bari gutoteja.
ese wakishima, ese mama yanezerwa. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese baragera aho ngaho bumve Lucas byibura bahejinta agahenge, nangwa baraza gukomeza inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi nanjye uyibagezaho.